Ubundi mu buzima busanzwe tuzi ko hari ibyatsi byinshi, ibyatsi bifite imimaro igiye itandukanye, ariko kandi iyo mimaro yose ntabwo ariko iba inganya agaciro, nta nubwo ariko iba ikora ibintu bimwe, ariko kandi noneho mbazaniye icyatsi cyangwa se ibyatsi byitwa nyiramunuka. Noneho ibi byatsi byitwa nyiramunuka rero byaje kuvumburwamo ko ari imari, byaje kubonekamo ko bishobora kuba bifite imimaro itandukanye, harimo imiti. Bamwe ibi byatsi babizi ko ari ibyatsi binuka, bibangama, ariko noneho byaje kubonekamo amafaranga, ari nayo mpamvu usanga noneho bamwe nk'uko babizi mu mirima yabo nk'ibyatsi bagomba guta cyangwa se kujugunya. Noneho muri iki gihugu cya Kenya harimo abavumbuye inganda yo kubikoresha, ku buryo ku muntu umwe afite amafaranga ay'amashiringi atari make. Niba rero ushaka kumenya byinshi kuri ubu butabire mba nabakoreye cyangwa se ku buvumbuzi mba nakomeje mbakorera, kora subscribe kanda ku kazogera gatukura, ukore share, ukore comment. Niba hari ibyatsi bindi nawe waba uzi bishobora kutugirira akamaro utubwire maze dukore ubushakashatsi. Alright, ni shata mukazi ubuzima bunejeje. Kurikirana iki kiganiro maze ukomeze ubeho neza. Ibyatsi bizwi nka nyiramunuka bikunze kwimeza mu mirima, byahindutse imari ishyushye mu baturage bo mu karere ka Kirehe, nyuma yaho habonekeye uruganda rubikuramo amavuta akunze koherezwa mu mahanga. Mushobora kuba mubyita nyiramunuka, runuka n'andi mazina atandukanye, ariko twese icyo duhuriyeho ni uko ari icyatsi kidahumura neza. Kuri ubu abaturage bo mu murenge wa Gahara kimwe no mu yindi mirenge yo mu karere ka Kirehe bamaze kumenya agaciro k'iki cyatsi. Ku muturage watumye cyangwa se watuye umuba wuzuye ibi byatsi, ikiro bamuhera amafaranga 70 y'u Rwanda, ku buryo ku munsi hari ababigize umwuga birirwa babishakisha, nibura ngo bagahembwa ari hagati y'ibihumbi 2500 n'ibihumbi 4 y'amafaranga y'u Rwanda, bitewe n'ibyatsi yazanye. Amavuta abikurwamo ashobora kuvamo imibavu, amavuta akoreshwa mu miti, akoreshwa kandi mu biribwa no mu guhumuza. Yes, anafasha abantu bafite ibibazo mu buhumekero. Umuntu ashobora kuyakoresha mu kurwanya udukoko mu bihingwa no kwirukana udukoko mu nzu. Yes, nyiramunuka rero nk'uko muyivuga cyangwa se runuka, ikoreshwa ivamo imibavu itandukanye. Ni byinshi cyane nkomeza ngenda mbasobanurira, mukomeze mukurikirana iki kiganiro neza. Abahinzi babonye imari, niba nawe ushaka wahinga iki gihingwa. Kuri ubu iyo imyaka ikera, ntabwo abaturage bakirukira guhita bahinga. Nyuma yaho ibyatsi bikunze kumera mu mirima bya nyiramunuka babiboneye isoko. Hari umuturage utuye mu kagari ka Nyagasenyi avuga ko ku munsi akorera hagati y'ibihumbi 2500 n'ibihumbi 3 y'amafaranga y'u Rwanda, aturuka ku gutunda ibyatsi bya nyiramunuka. Ati njye ndabishakisha hirya no hino mu mirima, nkabihambira, ubundi nkabizana hano ku ruganda
tugapima nibura ku munsi nshobora gukorera ibihumbi 3 y'amafaranga y'u Rwanda, hari nubwo nyarenza rwose iyo nakoreye make mbona ibihumbi 2,500 y'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mugabo wundi nawe yitwa Moses we avuga ko nibura akorera ibihumbi 4 ku munsi mu gutunda ibi byatsi bya Nyiramunuka. Ati ntabwo byoroshye kubibona kuko tujya kubishakisha mu tundi turere nka Ngoma, urumva kugira ngo uzuzuze umutwaro n'ibintu bitoroshye pe. Undi mugabo witwa Jean Pierre we avuga ko kubona ibyatsi bitoroshye ngo kuko abenshi bagenda babiranduza mu mirima yabo, ariko ngo abamenye ibanga ntibakibiranduza. Iyo umuturage akimara kuzana ibi byatsi ku ruganda babanza kubijonjora bakabipima, ubundi hagakurikiraho kubicanira, nibura hagacanirwa ibiro 500 cyangwa se ibiro 600, bicanirwa amasaha hagati ya 6 n'8. Mu kubicanira nibura haba hari ingunguru igenda ijyamo umwuka ari nawo ubyara amavuta. Nikora, uyu mugabo nawe witwa Nikora, umuyobozi mukuru w'Ikirezi ari nayo igura uyu musaruro w'abaturage, yavuze ko ibyatsi bya Nyiramunuka babikuramo amavuta bohereza hanze y'igihugu, aho bafite amasoko muri Afurika y'Epfo, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Yagize ati twe tuboherereza mu baguzi bacu bo hanze, igice kinini cyose tuyohereza hanze, gusa aracyari make, ntabwo turageza ku biro 300 cyangwa ibiro 400 ku mwaka, kuko biriya byatsi byera kabiri mu mwaka. Ubwa mbere byera muri Mutarama hagati kugeza muri Werurwe, ubwa kabiri tukeza muri Mata kugeza mu ntangiriro ya Nyakanga. Hitimana yavuze ko ibi byatsi bikunze kugaragara ahantu hamaze gusarurwa cyangwa se gusarura, ariko ahantu bamaze gusarura ariko batari bwongere kuhita bahinga ako kanya, ahubwo baba bari buzahararanye. Yavuze ko Kirehe ariyo bakura umusaruro mwinshi, mu gihe mu tundi turere nka Ngoma, Bugesera, Rwamagana natwo bagenda babikuramo. Ati turashaka tuzabigerageze tukabihinga tukareba uko umusaruro wabyo umeze, tukazagerageza guhingana n'abaturage barebe niba babihinga byonyine bikabaho cyangwa se bikabaha umusaruro. Tuzabigerageza muri Nzeri uyu mwaka. Uyu muyobozi w'akarere ka Kirehe wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, Nzirabatinya Modeste, avuga ko kuba abaturage ba Kirehe bafite aho bagurisha bimwe mu byo bahinga ari inyungu kuri bo. Ati uru ruganda rufitiye abaturage akamaro, kuko ibihingwa bahinga birimo geranium bifite isoko, kuko byakirwa ku ruganda amafaranga. Rero abaturage bahabwa
abafasha, kuko ayo mafaranga bahabwa abafasha gukemura ibibazo bitandukanye birimo kwishyura abana ishuri, kwishyura ubwisungane mu kwivuza n'ibindi byinshi. Nzirabatinya yavuze ko ku kijyanye n'ibiti bya Nyiramunuka byimeza abaturage bakabirandura, kuri ubu ngo byaganiriweho n'uruganda ku kuntu haboneka imbuto yabyo. Rero urumva ko inshuti zanjye ibi byatsi ni ingirakamaro, ntibizongera gutabwa. Uruganda rw'Ikirezi ruhinga ibindi biti bikurwamo amavuta birimo geranium, pakiri, umucyayicyayi, rosemary. Ibi byose bikaba bihingwa kuri hegitari ya 30, bikorwamo amavuta amenshi akaba yoherezwa hanze kandi andi agasigara mu Rwanda nyuma y'aho abanyarwanda batangiye kumenya akamaro kayo. Aya mavuta rwose ni meza koko, bagiye bayavuga uko akoreshwa, abandi bakomeza babaza ibibazo ati ntibayasobanukiwe, nyamara iyi Nyiramunuka yaje kuba ingirakamaro mu baturage. Reka rero dukomeze twishimire hamwe gukurikirana iyi channel igenda ibagezaho byinshi mudasobanukiwe, igenda ibavumburira utuntu n'utundi hirya no hino. Nkomeza kubaha ikaze mu kiganiro no mu bindi biganiro nkomeje kugenda mbategurira. Nakagaruka ni Shatamukazi, kora subscribe, ukore comment, like and